Hello, ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze kuri Iyungure BTV. Uyu munsi naje kugira ngo tuganire nk'aba small creators cyangwa se ba bantu bakizamuka, ba bandi bakirwana intambara yo kumva nabo bagera kuri monetize, ahandi ushyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo urebe ko nawe YouTube yazaguhemba. Aha ngaha rero uraza uri umu small creators cyangwa se ugitangira ugashyiraho channel ugatangira gushyiraho ibiganiro byawe, ariko biba byiza iyo ugiye gushyira cyangwa se gucreatinga cyangwa se gutangira gukora YouTube channel, hakaba ari ibintu ugomba kuba nibura uzi. Ibi ngibi ndabikubwira kubera iki? Ugomba kumenya ni ibiki ngomba gukora kuri channel yanjye, ni ibiki ntemerewe gukora. Ibi ngibi bizagufasha kurinda kuruhira ubusa. Aha ndabikubwira ko kubera ko hari igihe ugakora ugashyiramo imbaraga zawe, at the end wakwapurayinga monetize bakabyanga. Kubera iki? Aha ngaha hari ibintu waragiye ukora amakosa, reka nyita amakosa, ugasanga wagiye uyakora utabizi, nyine wowe wagiye mu bintu nakwita sibidite yo kumva ko ushaka guhembwa ariko wirengagiza bimwe na bimwe. Ariko niba uri umuntu ushaka kumenya neza byimbitse kugira ngo urinde channel yawe, hari application yitwa VDIK, ni ukuvuga ngo iri application wayibaza ibintu byose ushaka. Ni ukuvuga ngo icyo ushaka kumenya cyose kuri YouTube, ujya muri chat ugacata ukabaza ikibazo bakagusubiza. Aha ngaha rero biba byiza kandi birakurinda. Ibaze nawe gutangira urugendo urushye, unaniwe, ushyiramo imbaraga nyinshi, wagera ku musozo ugasanga waruhiye ubusa. Ibi birababaza cyane. Aha ngaha rero naje kukubwira ibintu bizatuma YouTube iguhemba. Abantu benshi baba bazi ko kuba wujuje subscribers 1000 ukaba ufite watch time 4,000 bihagije kugira ngo uhembwe, ariko ntago ari byo. Ushobora kubyuzuza cyane rwose, ariko wakwapurayinga monetize bakayanga. Kubera iki? Ubu ntabwo naje kugira ngo nkubwire ibintu bishobora gutuma wakwangira kuba monetize, wenda nshobora kuzabivugaho ubutaha, ahubwo nje kukubwira ibintu uzakora kugira ngo YouTube iguhembe. YouTube igiye kuguhemba rero, cyangwa se kugira ngo iguhembe, icyo cyo murakizi mwese, ni ukuba wujuje subscribers 1000 na watch time 4,000. Icyo ngicyo rwose ni ingenzi. Nanone ariko YouTube ntabwo iguhembera icyo gusa. Ni ukuvuga ngo niyo wapurayinze monetize ntabwo bahita bagusubiza. Ni ukuvuga ngo bafata umwanya wo kwiga kuri channel yawe kugira ngo barebe bya bintu byose bita violation ko utigeze ubyangiza. Barebe niba aba subscribers bawe baririyo. Ni ukuvuga ngo buriya hari ukuntu ufekinga. Ndagira ngo nkubwire ngo buriya n'abantu bihutira kugura aba subscribers n'iki, biriya bintu ntago aba ari byiza. Kubera ko biriya bintu ugura aba subscribers yes bakajyaho, ariko niba ni handi ushobora ugasanga ufite nk'aba subscribers 10,000, bajya ugasanga video yawe irarebwa n'abantu 100. Kubera iki? Ntabwo ari uko udakora ibintu byiza, ahubwo ni uko aba subscribers bameze nka robo. Niba nabyita robo, bo barahari ariko ntuzi iyo baturutse. Nta muntu waza ngo arebe video zawe kuko ni ibintu baje bashyiraho gutyo gusa. Rero niba ucreate content, ukaba ufite ikintu ushyira kuri channel yawe, itonde ureke ubone views 10, ubone 20, ubone 100, ariko izanyazo. Wumva bya bintu byawe bikunze azakora subscribe, niyumva bimushimishe azakora subscribe. Aho kugira ngo ugende uguma gushyiraho aba subscribe neka mbyite ngo b'amafuti cyangwa se oya, kugira ngo wihute wayobye, wagenda gake ukazagerayo ariko mu nzira nziza.
Ikindi kintu YouTube rero izarebaho ni ukuba content yawe iri karite, ni ukuvuga ngo muri bya bindi ukora ese ibintu byawe bifite karite, harimo amajwi meza, biragaragara neza, ese hari icyo bimarira sosiyete. YouTube nubwo yaguhemba nayo ifite icyo ikungukaho, ntabwo izapfa kuguha amafaranga for free. Ni ukuvuga ngo niba ishobora kwamamaza muri video yawe, irabanza ikareba ikavuga ati se uyu muntu kuba twakwamamaza iki kintu, nibura iyi video ye hari message itanga ku bantu ku buryo banayireba noneho natwe tukagira aho twinjiriza. Nuko bigenda. Ikindi nanone bakareba niba uri wa muntu ufite gahunda cyangwa se washyizeho igihe cyo gusetinga isaha ugomba guheraho abantu ibiganiro. Ahangaha hari ahantu ugera YouTube yonyine ikakwereka amasaha abantu baba bari online. Ahangaha birakorohera kuko isaha uhita uyimenya, ariko nanone hari abo biba bitarakunda ngo bakwereke nyine ayo masaha abantu baba bari online. Icyo gihe rero uba usabwa kugira ngo wowe ushyireho isaha idahinduka, ku buryo wa muntu ugukurikirana avuga ati iyi saha ndasanga runaka yashyizeho ikiganiro. Nanone izareba niba ari wa muntu wita kuba subscribe wawe cyangwa se kuri audience yawe. Hari ukuntu ibyo babirebera kuki, hahandi usubiza message, hahandi uganira nabo muri comment, hahandi ubabaza ibibazo cyangwa se ubabaza ibyo bishimira mu bintu ukora, icyo bashaka ko wahora ubahereza, noneho nawe bigatuma umenya aho ushyira imbaraga. Ibi ngibi nabyo YouTube nayo irabireba. Ikindi nanone izareba kuri wa muntu channel yawe idahora isubira mu makosa. Ni ukuvuga ngo uri wa muntu uyu munsi ushobora gukora ikintu utabizi ugasanga baguhaye warning. Maybe kubera ko ari ubwa mbere ushobora kuba utabizi bakaguha warning, ariko nanone ukongera ugasanga ubisubiyemo inshuro ya kabiri, ukongera nanone usubiyemo inshuro ya gatatu. Iki kintu gishobora gutuma rwose YouTube itaguhemba kubera ko bagufata nk'umuntu utazi icyo akora, kuko uba uri mukuru deja. Ni ukuvuga ngo niba bakubwiye ngo iki kintu ni ikosa, icyiza ni uko wakirinda aho kugisubiramo inshuro nyinshi. Ikindi nanone bazareba niba iyi channel yawe atari ya channel ikunda gutangaza inkuru z'urwango, ugasanga urabiba urwango mu bantu, ugasanga ibiganiro byawe ntibyubaka ahubwo ni bya bindi bisenya abantu. Nanone kugira ngo YouTube izanaguhembe, izabanza irebe nanone ko thumbnail zawe atari za thumbnail zitera abantu ubwoba, zibahahamura. YouTube nayo iba ikeneye kugira ngo ibone ko ufite audience yawe iyo ntayihari, ni ukuvuga ngo nayo ibona ko ntaho yakungukamo. Niyo mpamvu iba ishaka ngo irebe ese channel yawe ihagaze ite, izo thumbnail ukoresha se zikurura abantu, n'iz'ibinyoma, ni ibyo byose ibirebaho. Ni byiza ko ukoresha thumbnail nziza ariko nanone idahabanye cyane n'ibyo ubwira abantu. Ikindi nanone akaba ari channel yawe atari ya channel isebya abantu cyangwa se ibintu by'abandi. Buriya hari igihe ukora ibintu ugasanga rwose urasebya abantu, ibintu by'abandi warabibasiye, sinzi niba icyo ubavugaho, ikakureka ugakomeza ugakora. Ariko ndakubwiza ukuri, hari igihe bafata umunsi wo kwiga kuri channel yawe, cyane cyane ko hari n'igihe usanga hari n'abantu baba banayiripotinga utabizi, wajya gusanga ugasanga bakuye mu bantu bagomba kuba monetize, wari usanzwe wenda uri monetize, cyangwa se bikanarangira bayisibye. Rero icyaba cyiza ni uko wajya wirinda ayo makosa yose. Ikindi nanone bagomba kureba ko uri wa muntu ukoresha title cyangwa se title zitari iz'ibinyoma. Hari ukuntu ukoresha title ugasanga iri kure cyane n'ibyo ubwira abantu. Hari n'igihe ukoresha title ugasanga nubwo bwose atari byo bitangira video ariko nabyo birimo.
ariko hari n'igihe usanga rwose watandukiriye wagiye kure cyane ugasanga ntaho bihuriye. Uyu munsi urashyiraho iyo tayito abantu bakaza, ejo bakaza, ariko ejo bundi ntibazagaruka kubera ko bazaba baragushize mu bantu babeshya, bazaba barakugize umunyabinyoma bavuga ati izi tayito ntaho ziba zihuriye n'ibyo uyu muntu avuga. Biba byiza cyane rero iyo witaye kuri tayito yawe. Uyu munsi n'ibyo bintu nabashe kugutegurira byatuma YouTube iguhemba, nubikora nk'uko nabikubwiye nta kabuza uzahembwa, nawe wishimire kurya ku mafaranga aryoshye ya YouTube. Wakoze cyane kubana nanjye, nawe niba wakunze ikiganiro ugenda udakoze subscribe kandi kunzogera ukore share kugira ngo tubane umunsi ku wundi. Bye bye, ndabakunda.